kasongoye ariko nge naje gusanga abanyarwanda tureba kure pe. Ngaho nawe abazungu ngo ubwo baradukoronije mwana. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Nibazi ko twabakoronije sha. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Aho twiga Icyongereza, Igiswahili n'Igifaransa. Turashize noneho. Maze twabageramo batangire kuvuga uburimburimbu tukabaganza. Everyday. Bakumva ikizungu turi kukivuga nk'abakivukiyemo. Ayene burudi ofurirazi. Twavuga Ikinyarwanda bagatangira kurya indimi sha. None bakaza biyemera ngo baradukoronije. Yahe byo kajya komba tukira mu matama ntibamenye ibyabaye. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Mubihorere twe tubarimo tubazi. Nyamara twe kutumenya bizabagora ndagaswa. Burya abanyarwanda turi abanyamibare. Amanga. Reka abazungu badabagiresha. Niba uri umunyarwanda ukaba ukunda u Rwanda, ngaho mforowinga mwana. Kanda hejuru gasaraba, umanuke gato ku gatima, ye hasi unanshayaringe. Nubishaka utere na komenti. Niwibagirwe kuzamuka hejuru kuri iyo foto yanjye, ujye kuri ankawuti yanjye urabonamo na channel yanjye ya YouTube, winjireho ume subscribe.